Muraho neza. Amazina yanjye nitwa Hakizimana Innocent, ndi umugabo ndubatse, ndi i Kigali mu Rwanda. Mu myaka ine ishize nari mbayeho ubuzima bugoranye. Numvaga mfite ibintu byinshi nifuza kugeraho mu buzima, ariko icyizere ntacyo. Nari nshoje umwaka wa kabiri wa kaminuza, ariko ishuri rinaniye. Minervari ntayo, imibereho ntayo. Icyo gihe numvaga nta cyizere. Naje guhura n'umuntu rero ambwira ku mushinga mwiza cyane wamfashije. Nyuma yo gutangira gukorana nawo, ubuzima bwanjye bugahinduka. Uyu munsi nkaba ndi kugera ku nzozi zanjye. Ubuzima bw'umuryango wanjye nkaba ngenda mbuhindura, ndetse nkaba narafashije n'abandi bantu benshi guhindura ubuzima bwabo. Iyo proje rero ni proje y'abantu bafite inzozi zagutse. Ese nawe waba ufite inzozi? Waba wifuza kugira inzu nziza, imodoka nziza se, kugira umuryango wishimye, kugira amafaranga menshi, gutembera ahantu heza wifuza? Iyi proje nawe ni yawe. Abantu benshi nubwo bafite inzozi, ariko biragorana kuzigeraho. Umugabo bita Robert Kiyosaki ni umuhanga cyane mu by'ubukungu. Yanditse igitabo akita Cash Flow Quadrant. Ni igitabo yerekanyemo inzira enye abantu bakuramo amafaranga hano ku isi. Amakuru mabahari nuko abantu 95% bagize isi kugera ku nzozi zabo ntabwo bishoboka, kuko nabakozi bakorera abandi, ndetse ni n'abantu bakora ariko bagakora bonyine, kubera ko binjiza amafaranga bitwita linear income cyangwa amafaranga aturuka mu mbaraga zabo gusa. Biragoranye kugera ku nzozi zabo. Ariko abantu bagera ku nzozi zabo ni 5 bonyine ku ijana bagize isi, aho basangiye ubukungu bwa 95%. Babarizwa muri business owner ndetse na investor cyangwa se abashoramari. Amakuru meza hari rero nuko abantu bubaka business cyangwa se bakorana n'abandi ku buryo bo n'igihe batakoze babasha kwinjiza amafaranga. Amakuru meza ngufitiye rero nuko proje cyangwa se business ngiye kuganirizaho nayo ibarizwa muri iki gice cya business owner, aho ushobora gukorana nayo ukubaka business kagufasha kwinjiza amafaranga waba uhari cyangwa se udahari. Iyo project rero nta yindi, ni proje yitwa Economy Designer Plan. Ni proje rero mpuzamahanga yazanwe na company yitwa AIM Global. Ni company mpuzamahanga rero yatangijwe n'abagabo 3 muri kureba ahangaha. Itangira mu gihugu cya Philippines mu mwaka wa 2006. Uyu munsi imaze imyaka 17. Yaragutse rero ntabwo yagumye muri Philippines, ahubwo uyu munsi imaze kugera mu bihugu byinshi birenga 50 ku isi, aho ifite ama office mu bihugu birenga 35. Uyu munsi hari abantu barenga 6 miliyoni bose babayeho neza, bafite imikorere kubera gukorana n'iyi proje. Ni proje rero ifite intego ebyiri. Intego ya mbere ni gufasha abantu kugira ubuzima bwiza, birinda ndetse n'abanivura indwara. Intego ya kabiri ni gufasha abantu kuba bakwiteza imbere bakagera ku nzozi zabo. Mu gufasha abantu kugira ubuzima bwiza rero, company hari products yatuzaniye. Izo produit rero zikorwa n'izi nganda zirahangaha. Hari uruganda bita Nature's Way rwo muri Amerika, hari uruganda bita DSM rwo mu Burayi, hari uruganda bita AMS Life Science rwo mu Buyapani, ndetse n'uruganda bita Weda. Izi nganda zose zimaze imyaka irenga 50 zibayeho. Ni inganda zikomeye cyane rero, zidufasha kubona produit nziza. Kubera iki produit company yazizanye, abantu benshi duhura n'ibibazo by'uburwayi bigiye bitandukanye, ariko mu by'ukuri nta muntu bitwanduje bitewe n'imibereho tubamo hano ku isi. Ibyo turya, ibyo tunywa, iyi technology, aya matelefone dukoresha, ni ibintu byinshi bigenda bitwangiriza bikadutera indwara zigiye zitandukanye. Biragoranye cyane rero kuba wakwirinda izo ngaruka, ariko ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima cyatugiriye inama yo gukoresha imboga n'imbuto ubwoko bwinshi kugira tubashe kwirinda. Biragoye abantu benshi rero, ni mpamvu company yatuzaniye produit ushobora gusanga mu ibyo bintu byose. Harimo produit rero twita food supplement, usangamo za mboga n'imbuto. Hari zikoreshwa nk'ibinyobwa, ndetse hari n'izigufasha kuri weight loss, gutakaza ibiro, ndetse n'izituma abana bakura neza. Ntago ndibuze kwibanda kuri produit, ahubwo ngiye kukubwira ese ni gute ushobora gukorana n'iyi proje nawe ubuzima bwawe bukaba bwahinduka, ubuzima bwawe bukaba bwava ku rwego rumwe bukagera ku rundi rwego kandi rwiza, ndetse ukagera ku nzozi zawe.
ese bisaba iki kuba wakorana n'iyi proje? Kwa n'iyi proje nta kindi bisaba uretse kuba umunyamuryango wayo, ukagura package imwe muri package ngiye kwereka. Ushaka kugura package ya mbere yitwa Neovas package, aho igura 473 ugahabwa produit zifite agaciro kangana n'amafaranga utanze. Ushaka gutangira na Technovas package, aho uyigura 1,144,000 nabwo ugahabwa products. Ushobora no gutangira na Digivas package nziza cyane, aho utanga 2,266,000. Nanone ushobora gutangira na Big package yitwa Megavas package. Ubu ni uburyo bwiza cyane, aho utanga 4,488,000 ugahabwa products zingana n'amafaranga nawe utanze. Iyo umaze gutangira business rero tugira uburyo 8 twinjiza amafaranga muri project, aho uburyo bwa mbere ngo twita retail profit, aho iyo ugurishije products wowe ko kuri umunyamuryango uyifatira kuri makeya, company guhera makeya ukayigurisha ufiteho inyungu. Urugero iyi C247 nimba uri umunyamuryango uzajya uyifatira 30,450, uyigurisha 42,780. Cyo gihe ufiteho inyungu ako kanya 12,330. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ntabwo ari itegeko gucuruza produit udashaka, biterwa ucuruza product kuko ariyo ukunda cyangwa se ariyo ufitiye abakiriya. Uburyo bwa kabiri nubwo twita direct sponsoring cyangwa se commission. Dusanzwe dutanga amakuru. Iyo uhaye umuntu amakuru ukamuhereza amakuru akazana bakaba umunyamuryango wa company akagura Neovas package, icyo gihe company ituguhereza 61,600. Nimbaje akaba umunyamuryango akagura Technovas package, uzahita ubona 198 kuri konte yawe. Nimbaje akagura Digivas package urabona 396. Bwira umuntu aze aho umunyamuryango wa company agure Megavas package, uzahita ukorera 616 byose ako kanya agitangira gukorana n'iyi project. Ahangaha rero amakuru meza nuko usabwa abantu babiri b'ingenzi, umwe akaza munsi yawe ibumoso. Turi gutanga urugero kuri Neovas. Natangira na Neovas tuvuge Mike wari wowe wamuhaye amakuru, uzahita ubona 61,600. Nuhereza undi muntu wa kabiri amakuru twita Grace, tumwite Grace, agitangira nawe uzamubona 61,600. Ahangaha rero business yacu n'ubufatanye, kubera ko uko uzagenda ugira n'abandi bantu benshi, ukuziranye n'abantu benshi bose ntago uzabizengurutsaho. Oya, kubera ko ari ubufatanye rero, ahubwo nuwo n'undi muntu uzamuzana umushyire munsi ya Grace cyangwa se munsi ya Mike, kuko nawe uyu munsi watangira ukabona umuntu atari wamuhaye amakuru, ahubwo yahawe amakuru n'abantu bo hejuru yawe. Ubwo ni uburyo bwa kabiri rero. Uburyo bwa gatatu ari nabwo buryo bwagize abantu benshi ba miliyoneri muri company, ni uburyo twita matched sales bonus, uburyo bwo guhuza. Aha babandi wazanye ibumoso hari nawe wazanye iburyo, nawe ibyo bazajya bakora byose uzajya ubibona inyungu. Company iravuga ngo igihe cyose uzagira umuntu ibumoso ukajya n'undi muntu iburyo, yaba ari wowe wamubwiye cyangwa atari wowe wamubwiye, uzajya umwinjiza 37. Bizakomeza rero, aha uzagira abantu ibumoso ugenda n'abandi bantu iburyo, ukaza niba ari Neovas package atangiranye 61,600, iburyo 61,600, ndetse kuko umwe ari ibumoso ndakaba iburyo, ibindi 37 nabyo ubikorere. Ku bantu babiri bonyine uzaho haya amakuru uzahita ukorera 160 n'amafaranga 200 byose ako kanya ugihereza amakuru abantu babiri. Bizakomeza rero, ikiza nuko kuri Neovas package iyo itangiranye muri system yawe uhitubona imigabane 3 kuri Neovas package. Rero bizakomeza abantu ibumoso batabagenda babwira abandi, ayo buryo nabo bagenda babwira abandi, uko bagenda babwira abandi wowe kuko bamwe bari ibumoso abandi buryo, nawe uzajya ugenda ubona 37. Tekereza rero uko uzagenda ugira abantu benshi, nugira abantu 10 ibumoso ukagira n'abandi bantu 10 buryo, yaba ari wowe wababwiye yaba atari wowe wababwiye, uzagenda ukomeza bahuza ibumoso n'iburyo ugenda ukorera 37. Nugira abantu 100 ibumoso
ibumoso, ukagira abandi bantu 100 iburyo, bagenda batangira, nawe niko uzagenda ukorera bya 37. Tekereza nugira abantu 1000 ibumoso, 1000 iburyo, bizakomeza kugera muri infini. Iyi ni business rero ikunjiriza amafaranga, waba uhari waba udahari, aho waba uri hose, kubera ko n'ubufatanye kandi bizakomeza, amafaranga azakomeza kugenda aza. Niyo mpamvu business wakora, waba ufite n'ibindi bintu ukora, ntabwo yakubuza gukomeza gukora akazi kawe. Ese bitandukaniye ko watangirana package nini ya Technovas. Ahangaha ugitangirana na Technovas muri systeme yawe uzahita ubona imigabane 7 ako kanya, ndetse n'utangirana na Digivas uzajya winjiriza ku migabane 15 yose. N'utangira na Megavas, aho noneho uzajya uba ufite imigabane 31 yose ikazajya uyinjirizaho amafaranga. Hanyuma tugira n'ubundi buryo bwo kunyuza amafaranga, Unilevel program cyangwa se Unilevel bonus, aho kuri product zose zigenda zigurwa n'abantu bo munsi yawe ugenda wabonaho 5% ndetse n'10% mu gihe hari umuntu wihereye amakuru ari munsi yawe. Uburyo bundi bwa 5 nubwo twita step, aho winjiza amafaranga, company igenda iguhereza amafaranga bitewe n'iranka ufite. Nimba ufite iranka bita silver executive, igihe uzabona 10%, gold executive 20%, gold ambassador 30% y'inyungu company yabonye iturutse ku bantu ufite munsi yawe. Uburyo bwa 6 ni Unipay plan, aho ku bantu bose ugenda ugira munsi yawe uko bazagura produit ndetse nuko bazagenda batangira business, niko nawe uzagenda ubonaho percentage 3% kugera kuri 5%. Uburyo bundi bwa 7 ni royalty income, aho uyu muntu ushobora gutangira business ariko ntubone umwanya uhagije, ukabahereza umuntu umwe amakuru nawe agahereza undi amakuru, ku buryo wa wundi wowe ni waba utari kubona umwanya uhagije, ariko wa wundi nakora cyane akagera ku iranka rya Global Ambassador cyangwa se n'indi ranka, nawe uzarigira. Niba Global Ambassador akorera miliyoni zirenga 5 ku kwezi cyangwa se 10, nawe icyo gihe nawe uzajya uzikorera nubwo wowe utahabonetse cyane. Uburyo rero bwa nyuma nuko company nayo idufasha kuba twaruhuka, itanga lifestyle and trips kandi ku buntu, aho itanga ingendo za Dubai, ingendo za Philippines, ingendo zo muri Amerika ku buntu, nta kintu na kimwe wowe wishyuye, company ikaguhereza urugendo rw'ubuntu. Ese nawe ufite inzozi zo gutembera, iyi company rero ni igisubizo niba wifuza gutembera. Ikindi kandi nkaje natangiye ni igicungamari, ntago nari nzi ibintu byanye n'ubuzima, gusobanura product sinari mbizi, sinari nzi marketing, ariko company yatuzaniye training and support system, aho ku muntu wese utangiye abasha kubona ubufasha. Nawe tuzagufasha, tuzakwereka imikorere, tuzakorana ibyo twageze nawe bashe kubigeraho, ndetse tubashe no kugerana ku nzozi zacu. Ni projet rero ya economy driver 3.0, nawe ngwino dukorane tubashe kugera ku nzozi zacu. Mwakoze cyane.